umva nabonye umwe mu ba pastor bakomeye cyane hano mu Rwanda avuga amagambo akomeye cyane ariko nabonye yakunzwe abantu bayishimiye nanjye ndimo arono niba nawe urimo muri abo bantu pastor bikige none basigaye bazi ibyo dushaka nako bakiri muri byo bindi by'amarangamutima yabo usibye ko nanone hari nabandi babazwa n'ibyo bintu biba byatangajwe n'abapastor wallahi kubera ko nabonye hari abantu bari kumutera amabuye benshi cyane by'umwereka abakobwa beza bavuga bati gute pastor Gitwaza ashobora kubuza abasore bikigiye kuduterera amavi amavi ni iki ubundi iyo uteye ivu bushatse ngo babubashye cyane umukobwa ko narinzi ko tuzajya twubamire Imana yonyine ariyo tugomba gupfukamira ubwo namwe mwabaye Imana noya wallahi kubera ko muri no minsi iyo udatereye umukobwa ivi ahita kubwira ati we musore ntabwo nkunda wowe ahubwo ubona ahitamo kimbiza kabisa noya namubwira ni kwenda kule even me too yes niba uprovinga love yawe bitewe n'ivi bana kwenda kule uza abasore benshi bagiye babeshya abana n'abakobwa kubera ivi ngo kubera ivi maze umukobwa akizera dress uko umukobwa umusore amukunda wapfukamiye abakobwa batatu I promise you this. Mu bihe bitandukanye. Yes. Then later aza gutoranya mu umwe. Bitewe nuko bitwaye. So imagine. Urapfukamira gupfukama savidikwa. Bisobanuye iki? Gitwaza yavuze ati gupfukama ni ibikorwa bibi cyane byakorwaga mu myaka yo hambere ariko bigakorwa n'abantu bizera mu myuka mibi. Mu myuka mibi. Ibyo ntago ngiye kwizerana nawe. Ngenzi ko gupfukama wapfukamiraga Imana uwiteka wenyine ndibaza ko niyo tugiye gusenga turapfukama sibyo you bow down to only God for real right not a human being that one I believe yes nabo bagenda muri twatuzo tw'abapapa right nabo barapfukama sibyo se abajya kurogesha wa mugani muri twatuzo nabo barabipfukamira so niba ari iyo myuka abyizereramo I don't know gusa on the other hand je nago nizera umutipe ukumfukamira se kubera iki nanye kubaza wakwemera yuko umusore aguterera ivi byonyine first of all kunerera ivi mu ruhame nahitana no kwanga hari abantu benshi cyane aho ngaho kuko ujya kunsaba ko dukundana ntago bari bahari ntago wigeze ubishira kwitanga byari mwibanga so let's go somewhere mwibanga right agufukamire yes propose to me agufukamire no ibyo gumfukamira nawe uramfukamira okay birahindura iki bizatuma se mudashwana mu rugo ariko sereka nibariza ababyeyi bacu barapfukamye sibyo byose turi kubona muri no minsi ko barambanye wa mugani wa pastor ati niyo mpamvu mutanarambana kandi koko none se reba abantu bose batubanjirije nta numwe bapfukamiye aba.com muri kubyumva ibintu reba byumve cyane gupfukama ni ibintu byinza dukabyavuye ahantu tutanazi you get what I mean bisobanuye iki it is not in our culture ninde wabizanye yabizaniye iki kimwe muri ibi ngibi yavuze nibyo gukora ngo maternity shoot ubundi inda iri hanze okay no bajya banatwereka ibikorwa uko bayibonye babishire hanze nabyo wa mugani hako n'ama video dusigaye tuyabona muri no minsi jewe umugore wanjye atwite ngabona agiye gukora shoot yari amafoto yerekana inda y'umwana wanjye umva nukuri kw'Imana twabishwanira biri mu bintu bishobora gutuma nandukana nawe I don't see any reason yo kugenda nanika inda ku karubanda ngo murebe iki murebe iki okay bamwe wa mugani yavuze ati no ko attracting a bad spirit and I believe it you don't know who umuntu wabuze urwo rubyaro for example ufite umutima mubi utabikwifuriza none ugiye kumwereka ko uwo mwana you actually baking umwana agiye kuza guys stop 103.5 Capital FM Rwanda's home of fresh hits where local stars shine global. The Bible tells us that even John, when he went to kneel down before an angel, the angel said that I am a servant like you. You will only kneel down for God. Young women. umuhungu naje guterera ivi menya kusenye. When a man uzahita umubwira ati no winterera ivi sidimana uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them I am not God. Please do not kneel before me. Iyo si n'imico y'ikinyarwanda mwayanduye he? First of all, that's not part of our Rwandan culture. Where did you get it muzagenda muhiga inyoni mutahana ibihunyira. You will look for birds and catch owls. Kimwigana ibyo mureba mu banyamerika bakora. Please
Please, I beg you, do not imitate what you see Americans do or what Europeans do. How many are married in the US? bose n'abadivorce kubera ibyo byo gutera ivi kuko si Imana iyoboye urwo rugo ruyobowe n'ikidayimoni cy'uwo bafuka. Si ngombwa ngo abantu bese bamenye kutwite ubiposte kuri Instagram cyangwa guki. Uriya mwana deja utangiye kumuteza intambara akiri munda. It's not necessary for you to post that you're pregnant. You are already exposing your unborn child to those people. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye developer n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicuba kubu. When you tugaterera umukobwa ivi na gato. When you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara ko yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo n'Imana yonyine ipfukamirwa. And this is a culture born child to those people. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye developer n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicuba kubu. When you tugaterera umukobwa ivi na gato. When you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will